Twashimishijwe cyane no kuza hano inkumba kwiga gukomeza kwiga ndetse kunguka bimwe tutari tuzi nk'amateka yacu y'igihugu. Hano inkumba na hano turimo kwigira umuco, kugira ishyaka, kugira ubumwe, gukomeza gusigasira amateka ndetse no kurwanya ikibi cyose kigamije gutera igihugu cyacu. Murakoze. Sorry? Yego turabikeneye. Gukomeza kwigisha urubyiruko gutya cyane nk'urubyiruko ari rwo rw'ejo hazaza, usanga iyo duhawe amasomo nk'uku nguku dukomeza kugira ubumenyi ku muco wacu mu Rwanda. By'umwihariko twaje kwiga kumenya ngo ibyo twiga, ibyo tuzi, ubumenyingiro na siyanse ese ni hehe bihurira n'itorero n'umuco w'igihugu n'amateka yaranze igihugu cyacu. Icyo bidufasha rero, bidufasha guteza imbere igihugu cyacu, umuco w'igihugu, gukunda umurimo ndetse n'imyitozo ngororamubiri, imyitozo njyarugamba idufasha mu gihe harabayeho kwatakwa kw'igihugu, natwe tukaba twatanga umusanzu wacu nk'abanyeshuri. Yego, muri kaminuza dukeneye cyane umuco kubera ko usanga muri kaminuza twigamo harimo n'abanyamahanga bakeneye kumenya umuco w'u Rwanda, umuco w'Abanyarwanda. Ese ni iki Abanyarwanda bafite nk'umwihariko wabo mu byo bafite, mu byo bakora, mu bibaranga, mu bibatunga, n'uwuhe muco w'Abanyarwanda. Dukeneye rero kwigisha nabo bakamenya ngo u Rwanda ni igihugu gifite ayahe mateka, gifite ihe ntumbero, gifite ihe ntego. By'umwihariko nk'umuntu wahamagawe, twumvise ko tuje gutanga umusanzu w'Abanyarwanda, urubyiruko. Icyo twahamagariwe ni ukuza gutozwa. Nyuma yo gutozwa ibyo twatojwe, tuzajya natwe tubyigishe abanyamahanga, tubereke ko u Rwanda ni igihugu gifite umutekano, kirimo amahoro, ariko nanone giha uburenganzira buri munyarwanda ndetse n'umunyamahanga uri mu gihugu kubahiriza amategeko y'igihugu n'uburenganzira bwabo muri rusange. Murakoze. Murakoze cyane. Benedike nka Minisiteri y'Uburezi ibishaka abana biga, abana b'Abanyarwanda n'abandi biga mu Rwanda baba abantu buzuye. Kugira ngo rero umuntu abe umuntu wuzuye ntago akeneye ubumenyi gusa, akeneye kuba afite imyumvire nyayo, afite discipline, afite imyitwarire nyayo myiza ikwiriye. Abakurambere barabahanga cyane, baravuga ngo ubwiza bw'umukobwa umugezi bwami, ariko imyitwarire ye, umuco we ni ugena igihe azahamara. Uramutse wize ukagira ubumenyi gusa budafite imyitwarire, budafite discipline, ntaho byazakugeza mu by'ukuri. Ushobora kubona ako kazi ariko ugeze ukaba umusinzi nta gutinda, ugeze ntugire discipline nta wabasha gukorana nawe. Ni byiza rero ko umunyeshuri yiga akava mu ishuri afite ibintu byombi bikenewe. Hari ubumenyi bujyanye n'ibyigishwa mu ishuri, hakaba n'imyitwarire ikwiye n'imyumvire ikwiye. Iri torero rero rituma abo banyeshuri, murabizi ko atari n'abanyeshuri hano baje gusa, ubwo nabahagarariye abandi banyeshuri, n'abayobozi b'abanyeshuri, baba ari abantu bakomeye mu mashuri bigamo, ariko usanga no mu buzima busanzwe barangije kwiga bari abantu bafite inshingano zikomeye. Kugira rero ubumenyi bufite discipline, bufite imyumvire yuzuye, bufite ari ukumva amateka, ari ukumva igihugu kigana, ari ukumva aho duturuka, ari ukumva aho tugana, bituma umunyeshuri w'umuntu wa nyawe wuzuye. Nkuko abakoresha indimi z'icyongereza bavuga ngo kugira ngo ube umuntu wuzuye ugomba kugira ibyitwa ngo ni ask, harimo attitude, skills na knowledge. Uba wuzuye neza, umuntu bavuga ngo uradadiye, ufite ibyo mu ishuri, ufite nuko witwara mu bantu muri societe, aho uzajya mu kazi uba ari umuntu wuzuye, uzatanga umusaruro. Abanyeshuri rero nyine nk'abantu b'abayobozi aho bari, baba bafite uruhare rukomeye. N'imvuze iyo wiga muri university ifite abanyeshuri 10,000 cyangwa 7,000, abo bantu bayobora wagombye kubigira byombi. Kandi burya yuri umuyobozi hari n'ukunda abandi bakureberaho, baba bayobora abandi mu bice byose, atari mu bumenyi gusa, ariko cyane cyane
myitwarire, muri disipurine, mu uko bijya bitwara ku ishuri. Murakoze. Urakoze cyane. Ubu ngubu hano dufite abanyeshuri 233 baturutse mu mashuri yose. Byansaba kuza kureba nyuma niba hari university zaje, ariko abenshi baje bitabira abanyeshuri. Hanyuma ni gahunda ya minisiteri yiyemeje. Nahoze mvuga minisiteri itanga ubumenyi, ariko durashaka kujya dutanga ubumenyi bwuzuye. Ufite ubumenyi bwo mu ishuri, ufite ubumenyi bwo gukora ibi nibi, ariko se ni gute witwara mu kazi? Iyo gahunda rero minisiteri irayifite kandi izayikomeza yo gukomeza kubaka umunyarwanda, umunyeshuri wuzuye ku mpande zombi. Yego, murakoze cyane. Amazina nitwa Livimana Birimo, niga muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya KVM. Nkaba nishimiye kuba uyu munsi ndi gutorezwa muri bamwe bari gutorezwa hano Inkumba. Icyo biri kudufasha nk'urubyiruko cyane abanyeshuri bahagarariye abandi muri Kaminuza y'u Rwanda, ni ikintu gikomeye cyane kubera ko uyu munsi turi kwiga indangagaciro ndetse na kirazira zigamije gutuma twebwe nk'urubyiruko tumenya ese nk'urubyiruko rw'ejo hazaza niki twifuza, niki igihugu kitwifuzaho, ese twebwe niki tugomba dutegetswe gukora, ese niki twafasha bagenzi bacu twasize muri rusange. Icyambere twaje kuvoma ibitekerezo bigamije kubaka igihugu cyacu. Icya kabiri twaje kuvoma indangagaciro ndetse na kirazira. Ibyo bizatuma tubasha twebwe ubwacu twiyubaka ndetse twubake n'abandi muri rusange twasize hirya no hino muri kaminuza zacu. Murakoze. Bimwe mu bintu twigishijwe ko amasomo twiga hariya ntabwo ari yahagije kugira ngo umuntu yuzure cyangwa se abe umuntu muzima. Ahangaha iyo tuje ahangaha rero izo ndangagaciro batwigisha zituma byibuza ubuzima tuzabamo mu buzima busanzwe ndetse na societe tuzasanga tuzabasha gutanga umurongo ngenderwaho, bityo bikazafasha igihugu muri rusange. Icyambere nuko itorero ni irerero, noneho kurizanamo rero abanyeshuri biga muri kaminuza. Icyambere nuko tuba twifuza ko ibyo biga mu mashuri ubuhanga bafite bwubakira ku muco wabo, ku ndangagaciro z'umuco nyarwanda, bakamenya amateka y'igihugu cyabo, bakamenya neza icyerekezo cy'aho igihugu kigana, kugira ngo mu buryo biga bajye bazirikana ko ibyo biga, ubwo bumenyi bahaha bugomba kubafasha kubaka igihugu cyabo, gusigasira ibyagezweho, ariko no kudufasha nk'igihugu gutera indi ntambwe mu kongera ubukungu, mu mibereho myiza, ariko igikomeye nanone no kurinda ibyo igihugu kimaze kugeraho. Itorero rero rifite umwihariko ko rihuje abayobozi bayobora abandi, ni urubyiruko biga muri kaminuza ariko n'abayobozi. Buryo umuntu afite inshingano z'ubuyobozi agomba kugira nyine nuko yumva ubuyobozi bivuze iki, inshingano ze ko agomba kuzuzuza, kandi ntabwo kuyobora bizarangira muri kaminuza, agomba kugira n'uruhare mu muryango nyarwanda. Iri torero rituma ashobora guhuza ubuzima bw'ishuri n'ubuzima bw'igihugu, noneho n'uburyo ayobora n'ibyemezo afata n'uko atekereza bikaba mu buryo bwuzuye. Uruhare rwabo rurakomeye kuko kaminuza ni hamwe muho urubyiruko rw'abanyarwanda rukomereza amashuri, kandi gutozwa ntibirangira. Twifashije rero aba batojwe badufasha gusobanurira bagenzi babo akamaro k'itorero, noneho mu bufatanye n'ubuyobozi bw'amashuri makuru na kaminuza bakajya bategura ibiganiro by'itorero bifasha n'utaraza mu itorero ahangaha mu kigo cy'ubutore cya Nkumba cyangwa ahandi, nibura kugira ubwo bumenyi, kuko ibiganiro bahabwa mu itorero umuntu ashobora no kubibona atari mu itorero, ari muri kaminuza, bakabibonera umwanya, bakabiha agaciro, bakumva ko ari ingenzi mu buzima bwabo.